Ya umwaka wagenze neza kuko twatangiye umwaka dusenga kugira ngo Imana izabane natwe. Uyu mwaka rero mu by'ukuri Imana yaratwigaragarije, bikaba ariyo mpamvu dufitemo umwanya ngo dushime Imana ko yabanye natwe muri uyu mwaka. Yego. Njya ngira akabazo k'amatsiko muri iyi minsi nkunda kubaza abantu. Ku giti cyawe n'iki kintu muri uyu mwaka ushimira Imana kurusha ibindi? Yarakoze byinshi birumvikana, ariko byanze kunze hari nk'ikintu uvuga uti iki ngiki ndagishimira Imana ko cyabaye. Ya ikintu nshimira Imana ko yarakoze byinshi bikomeye, ariko ikintu nshimira Imana kurusha ibindi ni ukubera ko ndiho. Burya ubuzima, iyo ufite ubuzima ufite amahirwe. Hari umuntu wavuze ngo wari imindi bavanga ngo ubuzima ni ubwa mbere, ngo ifeza n'izahabu imigisha abantu bariho. So rero kuba mpumeka neza mfite ubuzima ni ikintu gikomeye cyane rwose. Nshimira Imana ko nta kantu kariho kandya, ko mbasha kuza hano twasabana n'abana ba jene. Abantu tugira impano zitandukanye, ahanini tuba ntekereza ko inyinshi tuba twarazihawe n'Imana, ariko bigenda gute kugira ngo umuntu yisange ari prophet cyangwa se yisange ari pasiteri, undi yisange ari padiri, undi yisange ari umuntu ari umuhanzi aba The Ben. Nk'aba The Ben. Yego. Ubundi bigenda gute? Ni umuntu ku giti cye ubyizanira, ni impano y'Imana cyangwa bigenda gute? Ngira ngo Imana ubundi yiremye umuntu imurema ifite ikintu imuremeye. Muri Bibiliya hari ijambo ribivuga muri Yeremiya igice cya mbere, ndumva ari ku murongo wa 4. Ni umugabo bita Yeremiya, Imana iramuhamagaye ngo agende ayikorere. Abwira Imana ngo ndi umwana muto sinzi no kuvuga, nzahera he mvuga. Imana iramubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda y'umubyeyi wawe, nkuremera kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Burya rero buri muntu wese afite ikintu Imana yamuremeye, kandi nk'impano ye agomba guhagararamo agahesha umugisha abantu benshi. None prophet, ubwo babandi baba bajura abandi bakishora mu zindi ngeso tuzi, bo biba byaragenze gute? Base kwibana n'impano kubera ko kwiba si impano ahubwo ni ingeso. Ubundi hari icyo wakwita ingeso, hakaba n'ibyo wakwita impano. Hari ingeso rero umuntu agira bitewe n'ahantu yatinze, bitewe n'uburere afite, cyangwa se bikaba byakubakamo karagiteri muri we nk'iyo ngiyo, cyangwa se ibintu aho umwanya munini mu buzima bwe, burya bishobora kumuremamo ingeso. Yego. Umwe akisanga ari umujura, undi akisanga ari prophet cyangwa se ari pasiteri, ari padiri, ari shehe. Yes, impamvu nari nerekeje kuri ibyo ngibyo nuko byajyanaga n'ikibazo nari nakubajije, umwaka wagenze gute? Byanze bikunze wowe umwaka urangije uvuga ubutumwa bwiza bwerekeza abantu ku ijambo ry'Imana. Ni ikintu cyiza cyane, si gishoborwa na benshi. Ubwo rero nagira ngo nanakubaza mu magambo makeya kuri iyo kote, noneho byagenze gute? Intama zazimiye zaraje cyangwa zakomeje kwinangira imitima? Iyo urebye ubona ko mu by'ukuri Yesu cyangwa se Yezu, uzi ko abantu bapfa Yezu na Yesu. Njya mbibona. Ubundi Yezu ni Ikinyarwanda, Yesu ni Igiswahili. Muri abakatolike bakunda gukoresha Yezu, abarokore bagakoresha Yesu, bavuga Igiswahili. Ariko byose ni kimwe mu by'ukuri. Yezu cyangwa se Yesu ni umwungeri w'intama mwiza. Biravuga ngo asiga 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Mu by'ukuri iyo Imana igufiteho umugambi wo kugira ngo, cyangwa se Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo, rero Imana igenda itarura intama mu buryo butandukanye, igakoresha abakozi b'Imana ahantu hatandukanye kugira ngo babashe kugarura izo ntama, cyangwa se igakoresha ubundi buryo bugiye butandukanye. Mu by'ukuri rero hari intama Imana igarura zikagaruka, hari n'intama usanga zaribereye nk'ihene. Zitaba intama uko byagenda kose. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo Imana izatandukanya ihene n'intama.
urabona ahantu intama n'ihene bitandukaniye iyo batwaye intama biravuga ngo Yesu bamutwaye nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Intama igira ikinyabupfura irumvira, ariko ihene igenda itera amahembe, igenda yisaza mbega mu muhanda. Rero hari abantu Imana ibwira ko ikunda, Imana ivuga ngo ndagukunda, ngufiteho umugambi mwiza. Ikindi ikababwira ngo izi ngeso mbi ni mbi, ubusambanyi ni bubi, ubusinzi ni bubi, izi ngeso ni mbi. Imana irabitwereka mu ijambo ryayo ndetse n'abakozi bayo. Noneho rero umuntu burya akagira icyo bita guhitamo. Icyo ni ikintu Imana yubaha yashyize mu muntu. Imana ntabikunda abantu bitwa aba yes people mu Cyongereza. Hari umuntu abaza ngo uri umuhungu, uri umukobwa, tugiye mu mujyi, tuguma aha. Ikije cyose yemera. Imana yubaha amahitamo yacu. Gusa iratwigisha, ikatwereka inzira nziza yo gucamo. Rero iyo uhisemo Imana ugahitamo ibyiza, ugahitamo ingeso nziza, mu by'ukuri nta kabuza ubaho mu buzima nyine bwiza. Kuko ubuzima bwubaha Imana mu by'ukuri ni bwiza. Nta muntu, hari imbuto Bibiliya ivuga ngo z'Imana mu Bagalatiya 5:22 iravuga ngo imbuto za Mwuka Wera ni urukundo. Nta muntu bafunga ko yakundanye. Ngo ni amahoro, ni ukugwa neza, ni uguca bugufi. Mbega ingeso zivuye ku Mana cyangwa se mu kubaha Imana, Imana tubwira kugenderamo, nta mategeko azihana. Nta muntu wabikwangira ngo akwangire ko uri umuntu uzana amahoro muri sosiyete. Bivuga ngo gukizwa cyangwa se guhinduka mu Mana ni inyungu zacu bwite. Prophet, urakoze, ariko unyemerere dufite amahirwe kubera dukurikiwe n'urubyiruko rwinshi cyane. Nagiye mbona mu minsi itambutse muri izi mpera z'umwaka imbuga nkoranyambaga ziri kugenda zikora, byanze bikunze mujya mubwiriza mu nsengero, ariko nanone urubyiruko rwinshi hari ahantu ruri ku mbuga nkoranyambaga. Kandi namwe njya mbona mugerageza kuzikoresha. Yego. So natunguwe no kubona umuntu umwe ahagarara mu ruhande ruhakana Imana, akavuga ngo Imana nibaringa, ndetse akagerageza kwifashisha imirongo imwe n'imwe yo muri Bibiliya, avuga ngo gutya na gutya, ibi ngibi bigomba kutwereka ko Imana ribaringa. Ugasanga hari n'abantu runaka bakanze kuri follow, bimenyesheje ko bifuza kumva ibindi agomba gusohora mu kanwa ke. Igihe turimo cyangwa se generation yo muri iyi minsi 2025, ikinyejana cya 21, ku mbuga nkoranyambaga wowe ku giti cyawe uri kubibona gute? Turi kujya mu murongo mwiza cyangwa biraza kurangira ibintu byahindutse? Amahirwe twanagize twebwe dufite hano iwacu mu Rwanda, dufite ubuyobozi bureberera abaturage kandi bukanareberera n'urubyiruko. Urubyiruko n'ejo heza h'igihugu. Ubona ko leta y'u Rwanda iri maso, ariko urebye ku mbuga nkoranyambaga abantu babuze ibintu bakorera ahandi, cyangwa se babuze amayira. Nk'ibintu utajya gukorera mu rusengero, ibintu utajya gukorera muri famiye, utabona sare ngo uhamagara abantu bikore, by'ingeso mbi byinshi bakajya kubishyira ku mbuga nkoranyambaga. Rero iyo urebye imbuga nkoranyambaga ziriho inyigisho nyinshi, ngira ngo umuntu ni ukureba, ni ukuyungurura, kuko ibyo utinze wumva biguhindura uwo uzaba we. Ibyo utinda wumva, ibyo utinda ureba, burya uko umuntu ari uyu munsi ni ingaruka z'ibyo yatinze yumva, ibyo yatinze areba, nibyo bimugira umuntu runaka. So rero mwitinda mureba ibintu bibi cyangwa se mwumva ibintu bibi. Ikindi kintu barombaje cy'umuntu uhakana Imana, wigeze ubyumva bose ubundi cyangwa? Ntabwo nabyumviseho, ariko abantu nk'abo ndabizi ko babaho, bavuga ko bahakana Imana, ariko guhakana Imana
ntabwo bituma imana itabaho. Guhakana imana ntibituma imana itariho. kandi noneho uwo muntu uhakana imana umubwiye, hari umuntu umwe wagiye kwa muganga kwivuza, yego, agiye kwivuza bamara iminsi nk'itatu bamwongeramo umwuka nta mwuka yari afite, yari umukire ukomeye cyane. Noneho bamuha fagitire y'umwuka bamuhaye, bamuhaye fagitire arira amarira menshi. Barabaza ngo kuki uri murira, ubaye iki? Avuga ngo ndijijwe nuko Imana yampaye umwuka imyaka yose maze ku isi ikaba itaranyishyuje, ariko abana b'abantu bampaye umwuka iminsi itatu banyishyuje amafaranga y'umurengera. Bivuga rero ngo n'uwo mwuka avugisha ahakana Imana ni Imana yawumuhaye. yego, bivuga ngo guhakana Imana hari byinshi bigaragaza ko Imana, tureke no kujya muri Bibiliya. Iyo urebye ukuntu umwana akurira mu nda y'umubyeyi, iyo urebye isi ugiye no muri siyansi ukareba ukuntu isi ihagaze nta nkingi ifatiyeho, iyo urebye inyoni, iyo nkurebye nawe ukandeba, iyo urebye umuntu muremure ubona ari byiza, umugufi ubona ari byiza, iyo urebye ubuhanga buri mu bantu ugenda ubona ko hari Imana. Hari undi muntu nawe w'umuhanga wagiye mu kwezi, agiye mu kwezi, bamwe bavumbura bakajya mu kwezi, agiyeyo aravuga ngo igitangaje ntabwo ari ukuntu agiye mu kwezi, ahubwo ngo ni Imana aremye ibintu nasanzeyo. Murashatse kumenya Imana yatumye ibyo bintu bibaho. So rero Imana irahari kandi igirira neza abantu bayikunda bakayishaka. Okay, urakoze cyane Prophet. Reka ikindi kibazo numvaga mfitiye amatsiko kukubaza, impamvu nanone nerekeje kuri ibyo by'imbuga nkoranyambaga, byanze bikunze wenda nko muri za 90 abantu bumvaga ibyo mu rusengero, ugasanga izo mbuga nkoranyambaga ntazihari, ibibayobya si byinshi. Hanyuma ko byabaye byinshi kandi tutari bisubizeyo, ntabwo TikTok turi buzisibe ngo nuko bahakana Imana, ntabwo YouTube turi buzikureho. Ahubwo nkamwe mu bajya bagerageza gufasha abantu nyamwinshi, mukora iki kugira ngo mugendane nabo? Mwa creating izo mbuga nazo zikora, cyangwa muravuga mutireka tujye mu rusengero wenda ababashije kuzamo nibo tuzabwira? Twebwe rero turacyafite amahirwe, turacyafite amahirwe kuko haba harimo uburyo bumwe na bumwe ababyeyi cyangwa se na leta n'itorero rigenda ryigisha abana. Ugasanga hari igihugu kimwe nagiyemo mu Bubiligi, famille imwe nagiye gusura, nsanga umwana arimo areba muri telefone, ntiyaza kuramutsa abashyitsi. Bambwiye ngo aze kuramutsa abashyitsi, ngo no, ngo ntabwo iyo gahunda nifite kuza kuramutsa abashyitsi. Ntabwo nabipanze. Urumva ari ikintu ushaka, umwana muto cyane w'imyaka nka 12. Bivuga ngo imbuga nkoranyambaga ziradufasha. Bavuga ngo internet is a new visa. Biradufasha kugera mu mahanga atandukanye, biradufasha kugeza ibikorwa byiza cyangwa bibe ahantu kure cyangwa heza. Yego cyane cyane. Ariko nanone ikintu twabwira cyane cyane ababyeyi bakagombye gucunga abana babo ibintu bareba. Mu kazi kenshi cyane ababyeyi mufite, mujye mureba ibintu abana banyu baba bari kureba muri za televiziyo, mu matelefone. Mugomba gushyiraho uburyo bwo kubicunga, ndetse nanone wanasanga bareba ibyo bintu bitari byiza, ukagira umwanya wo kubigisha bavuga ati biriya bintu ntabwo ari byiza. Ababyeyi mbega bahe, kuko hari igihe usanga umwana yarezwe na telefone cyane, ko umwana ararira bagahita bamuha telefone. Umwana yavuga ngo arashonje bitarashya bakamuha telefone. Umwana yavuga ngo arashaka ibi bitaraza bakamuha telefone. Ababyeyi nimuhe abana urukundo, muhe abana umwanya banyu, kuko ikoranabuhanga Imana irikoreramo, shitani irikoreramo, mbega rifasha ibintu byose kwihuta cyane. Kandi noneho ibintu byigisha urubyiruko ingeso mbi, nk'amafilime y'urukozasoni,
ndetse buriya hari ukuntu n'abantu b'abasatanike bakereye amafilime amwe n'amwe kugira ngo bahindure amakaragiteri y'abantu uburyo babishaka cyangwa se babigennye. Rero ikintu twabwira ababyeyi, mwigisha abana kugira ngo bakurikire ikoranabuhanga, ariko nanone bakurikira bite cyane ku bintu bibubaka cyangwa se bibafasha muri vision. Ikindi bajye bafasha umwana kumuha vision, icyerekezo cy'ahantu arimo ajya, umwana bamufashe gukurikirana ibijyanye n'ibyo ngibyo. Ikindi nanone banafasha abana gukurira mu nzu y'Imana, fasha umwana kurira mu nzu y'Imana, ndetse no mu ikoranabuhanga bababwire bakurikiranemo ijambo ry'Imana cyane, kuko iyo umwana utamufashije akiri muto, hari imyaka ageramo aba afite uburenganzira, ashobora kujya mu cyumba cyakurikira ibyo ashaka, ku ishuri akurikira ibyo ashaka. Umwana rero utangira kumufasha akiri muto cyane, igiti kigororwa kikiri gito. Okay, hanyuma ndagushimira cyane ku giti cyanjye kubera ko wagerageje gufasha abantu nanone bisanga muri za mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo ndabivuga kubera ko ufite YouTube channel, ngerageza gukurikira ibikorwa byawe umunsi ku munsi. Ugira icyo bita lunch hour, ugira icyo bita evening service yego. Ibyo ngibyo bigatuma umuntu utabashije kujya mu rusengero uwo munsi, kuko insengero nta nubwo abantu bajya babona umwanya wo kujyaho buri munsi, ugasanga babashije gufata telefone bakiga ijambo ry'Imana kuri YouTube. Ubu ngubu ntekereza ko umubare munini w'abantu bafite amatelefone, smartphone. Ahubwo unatwibutsa, harya abantu bakeneye gukurikira ibyo bikorwa, YouTube channel yitwa gute kugira ngo tunabijyanishe ubundi bive mu nzira? YouTube channel yanjye yitwa Prophet Claude NTV. Ugiyeho rwose urasangaho hari isengesho ngira rya mu gitondo rirakunzwe cyane, kandi njya bitango ni isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Kajyaho uri saa sita y'ijoro riba rigiyeho kuri YouTube. Noneho rero na Instagram ni Prophet Claude, Facebook ni Claude Ndahimana, Instagram nayo ni Prophet Claude. Kandi hariho n'abantu batari bakeya bakurikira. Njya mbibona ni benshi. Urakoze. So njyewe nakubajije byinshi, na unyihangane kuko numvaga ibyo nakubajije nyine najyaga mvuga ni umunsi nagufatishije byanze kunze ngomba kubikubaza. Hanyuma washatse wafata akakanya ukatwibwirira ikikuri ku mutima noneho bitagombeye ko nkubaza kubera ko nakubajije bihagije. Ibindi bibazo wenda nibyo abadukurikiye bagiye batwandikira muri message, mu gihe turi buze kuba tugifite iminota turaza kubinyuzamo amaso kugira ngo wenda ubisubize. Hanyuma muri akanya watubwira bimeze bite, iminsi mikuru imeze gute, muri guteganyiriza iki, abakundi bikorwa byanyu bimeze bite? Mbere yuko ninjira mu ijambo mfite, ndagira ngo mbwire abakunzi ba televiziyo yacu dukunda cyane Izuba TV, mbabwire ko cya giterane tujya tugira cyangwa se ryasengesho tugira dusoza umwaka bita igiterane crossover night, turayifite n'ubundi kuri Dove Hotel. Azaba ari kuwa kabiri. Kuwa kabiri ubwo ni ku itariki 31. Nejo muri 31. Hazaba nanone ari kuva ku isaha y'isa 2 kugeza mu gitondo, ku isaha ya 3 twinjira mu mwaka mushya. Kiba ari igitaramo rero kidasanzwe, aho tugira umwanya wo gusengera ibyifuzo gushima Imana cyane cyane niyo target, no kwiragiza umwaka tugiye kwinjiramo, ndetse tukagira umwanya wo gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Imana yaduhaye ubuntu bwo gusengera indwara zigakira, abantu bagerageje kwivuza bikanga cyangwa se baterwa n'imyuka mibi. Ibyo rero ni ibintu byo bivurwa n'amasengesho. Abo ngabo tuzabasengera, abantu
bakeneye ingo. Murabizi ko biravuga ngo ubukungu n'amasambu buhabwa n'ababyeyi, ngo ariko umufasha mwiza muhabwa n'Imana. Rero nkiri umujene sinumvaga impamvu yo gusengera umudamu se, numvaga igihe cyose nzamubona. Hari abo twaririmbanaga baririmba amajwi meza, mvuga ati buriya nzafatamo uyu cyangwa uyu nguyu. Ariko urugo ruva ku Mana. Urugo rutubatswe n'Imana ntago ruryoha. Wabwiye ngo akukirwa n'abajene, reka mbabwire ngo urugo rutavuye ku Mana ntago rutwika. Muri style y'abajene. Noneho ikindi nabwira abantu, hari abantu usanga avuga ngo ngewe barambenze, abajene bavuga ngo banteye akadobo, musigaje kuvuga ari ijerekani, kuko abantu ugasanga barakwanze bose, ugategura ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma. Tuzagira umwanya ejo bundi kuri Dove Hotel mu gitaramo cyo gusengera abantu kugira ngo Imana ibahe ingo z'umugisha muri uyu mwaka. Ikindi ni ibintu bitanu. Ikindi tuzasengera abantu bakeneye urubyaro. Hari abantu usanga barashatse kubyara byaranze, cyangwa se ugasanga afite umwana umwe akeneye uwa kabiri, cyangwa se ugasanga afite abahungu akeneye umukobwa, cyangwa se umukobwa akeneye umuhungu. Byose tuzagira umwanya wo kubisengera, kandi umwami Yesu azakora imirimo ikomeye. Tuzagira rero n'umwanya nanone wo gusengera famiye, imiryango yacu. Nugira amahirwe yo kuza uri umuyobozi wa famiye, ntuzagire n'umusiga mu rugo, muzabazane tubashyireho ibiganza, tubasengere imiryango yanyu. Mu by'ukuri muzabona byinshi bihinduka mu muryango muri uyu mwaka, bivuye mu isengesho tuzadutangiye umwaka. Kuko ibibazo biri ku isi bishingiye mu kubakira ku nkingi zinyeganyega. Rero umwaka nawo burya barawubaka. Yego. Iyo wubakiye umwaka mu isengesho, ugasoza umwaka winjira mu wundi mu isengesho, uba usoje umwaka neza. Uwo mwaka wundi uba upfuye, winjiye mu bindi bintu bishyashya n'imigisha mishyashya, kuko uba uri imbere y'Imana, ukakira na message Imana iguhaye, ikaguha direction y'umwaka. Ni muri ubwo buryo gitaramo dufitemo. Ni hano kuri Dove Hotel ku Gisozi. Hari abantu bajya bambaza kwinjira nangahe. Kwinjira nangahe kwa mugari. Abo ngabo rero kubera ko batazi ko ari ubuntu, tugiye kujya tuyabaca. Bimeze bite? Gahunda izatangira icyo gihe se cyangwa? Oya, ubwo naganiraga, ariko nyine kwinjira n'ubuntu. Biravuga ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubundi. Ni ubuntu rwose, nta bintu by'amafaranga. Ni ubuntu ugatahana ubuhamya. Amen. Ngo niba numvishe neza, numvishemo gusengera imiryango, famiye zacu, numvishemo gusengera abantu babuze urubyaro, nanone numvamo gusengera umufasha cyangwa se uwo muzarushingana, cyangwa se kandi nawe banza utari icyo wibwira. Ashwi. Ndacyafite igihe nubwo kitari nta mukobwa uri hariya ugushaka ngo mubohoze. Tuzahurire ahubwo kuri 31 muri Dove. Byanze bikunze uwo naba nkuye mu rusengero, yaruto nakura hano hepfo mu gisimenti cyangwa ahandi. Yego, ubwo nibyo bintu bitatu numvishemo. Noneho ikindi nanone murabizi, tuzasengera abantu kugira ngo bagire umugisha. Biravuga ngo nzaha imirimo y'amaboko yawe umugisha. Hari ikintu cyitwa inyatsi, nuko hari abantu babikoresha babeshya, kubera ko abantu bibabariye, ariko inyatsi ni ikintu gihari. Kandi reka mbabwire, igihe cyose umuntu agize ibitero bya Satani, haravuga ngo ibintu byaje biramuniga. Dayimoni mbi ni dayimoni ituma udatunga ifaranga ku mufuka. Dayimoni mbi ni dayimoni igusubiza inyuma, ukava mu nzu yawe ugasubira gukodesha. Tuzasengera ikintu cyitwa inyatsi, dusengera ibiganza by'abantu, dushyira amavuta, kuko Bibiliya bitwemerera ngo nzahimigisha imirimo y'amaboko yawe. Kandi Bibiliya ikavuga muri Mika ibice 5 umurongo wa 11, ijambo ravuga ngo nzakuraho uburozi buri mu kuboko kwawe. Hari usanga umuntu ukuboko kwarajemo inyatsi mu buryo atazi, ugasanga hari igitero cyaje kivuye kwa Satani,
rwose ibintu ugerageje byose bikanga byusoyemo imbaraga byose ugakora nk'abandi ukabona abo mukorana baratera imbere wowe ukabona urimo uragenda usubira inyuma cyangwa se naho wari ugeze ugasanga urimo uramanuka burya uba wagize inyatsi. Dayimoni mbi si kuniga si ibintu bibi ngo warose. Dayimoni mbi ni dayimoni idashaka kugira ikintu ugeraho ukaguma ku rwego rumwe uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri, ariko Imana igusezeranije kuguha umugisha muri kino giterane rotaranteye. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma hari abantu benshi ndi kubona nanone bari kugenda baduhamagara mu kanya zo kunyemerera tubahereza iminota mike bagira ibyo batubaza, ariko nanone hari sinzi niba bishoboka ko ushobora gutanga nimero. Wenda unyemere niba utajya guhitanga mu kiganiro cyanjye utange ibe serivisi umpaye nta yindi serivisi ngusaba urumva utange nimero ku muntu wenda ukeneye nubwo ataguhamagara kubera ko bashaka kuba benshi ariko wenda akakwandikira wenda niba ari ikibazo afite niba ari icyifuzo akakiguhereza kuri WhatsApp kubera ko tugiye gutanga kugira ngo abantu baduhamagare amasaha yaba makeya ahubwo nimero umuntu akubonaho wenda nko kuri WhatsApp ni ni 0788 30 52 sorry 53 yego 88 gasubiremo gasubiremo neza 07 8 30 53 88 yego 07 8 2 53 buri buryo bwiza ni ukwandika cyangwa ni uguhamagara ibiborohera umuriro burimo ushobora no kwandika kuri WhatsApp siko bakurikiye baba bakurikiye ari benshi ndabizi ubu baraza guhamagara ariko wenda abo bidakundira kubitaba ukiri hano mu kiganiro wenda baba bandika kuri WhatsApp ubwo bwari mu buryo bwo kugerageza kuza gukoresha iminota mike ya hano wari ukitubwira kuri 31 ubwo sinzi no hari icyo wari usigaje kuri 31 rero nshuti zanjye tuba dufite intore hari intore bita ngo ni ndikirwa babyina indirimbo za Kinyarwanda ariko murabizi benshi mwaraje mu itana gishize twakiriye abantu hafi 10,000 bamwe babega byaro ibintu bidasanzwe sare ipfutse gutya rero n'ubungubu rwose baba zantore mwabonye bahamiriza neza duhimbaza Imana mu muco wacu wa Kinyarwanda dufitemo n'abaramyi bita soul healers so rero Imana irabakoresha mu buryo budasanzwe kandi ndabizi ko muzagira ubuhamya budasanzwe muri kino giterane. Yego nanone tuze kwerekera ku ijambo wakwita iry'umunsi kuko ntabwo twaza kukurekura bitabaye ni nkaho ariko twakira abantu nka 3 kuri telefone nta kibazo reka tubakire twumve wasanga dore ngo yaragiye wasanga ari wa wundi urimo ushaka umusengera kugira ngo reka dukoreshe nimero hariya mu gikari none iyo ngiyo uraza kubavugisha okay fine reka hopa dushyiraho telefone mbibutsa ko nimero yo guhamagaraho ni iherwa na 41 hanyuma yo kwandika ubutumwa ni iherwa na 54 mu kanya turaza dusoma ubutumwa ariko ndumva bahageze. Allo muraho ushimiye nde yego ngo utuye hehe rero tega imodoka uze muri cya giterane uzaze ngushyire ikiganza ko kuri mbona nagira umwanya rwose nkashyiraho abantu ikiganza tugasengana yego rwose uzaze kuri 31 hano kuri Dove Hotel cyane rwose nimero wayibonye cyane rwose mukanya uze kuyisubiramo bayumve neza kwa mugani nk'abantu yego
uraza kwisubiramo mu kanya kugira ngo abatayumvishe neza ariko bifuza kuzagera bazabashe kuyoboza. Hanyuma rero iyi nimero ni ubwa mbere itanze kuri TV. Bivuga ngo nagira ngo ndebe abantu banyu ko bari bafite amavuta, ariko ndabona iyi televiziyo, ariko urabizi ko iyi televiziyo abantu benshi bayikunda cyane. Njyewe ndakubwira ngo tujya duhamagarwa kuri WhatsApp n'abantu baherereye Goma muri DRC, abantu bari mu Burundi katubwira bati turabakurikira, dukunda ibiganiro. Tunawasalimu watu wa Goma, Mungu wabariki sana kabisa, na tunawapenda kwa TV yetu Izuba TV. Muzidi kupenda TV hii. Asoma muri Giswahili. Yes. Hanyuma rero reka twitabe izindi telefone nk'ebyiri, wenda tunasoma ibitekerezo nka bingahe utwinjize muri ka kanya keza kugira ngo tuze kubona n'undi mwanya. Reka twumve ngo Allo. Yes. Ngo ahise agenda. Oya bipaga kandi abantu babipa turaza kubaha umwanya nyuma. Reka twumve ngo Allo. Ikirere se bahu. Reka twongere dufate uyu nguyu nanone ku murongo wa telefone. Allo. Izuba TV. Allo. Hari abantu bafata telefone bagahita baceceka, ariko ubwo ngubwo reka twitabe n'uyu nguyu abo wanyuma, ubundi duhita dusoma ubutumwa batwohereje, ubundi dukomeze. Allo. Hello. Uyu nguyu. Allo. Hello. Yes. Mwiriwe neza. Yego, Bishop nanjye ndamukunda cyane. Arakumva buriya nawe aragukunda byanze bikunze. Yego, musuhuze. Mutuye he? Ndi mu majyaruguru ariko mu rugo ni Gisagara. Uzaza mu giterane se i Kigali kuri 31 mu isengesho? Kari kure. Beka ni hafi. Ni amasaha 3 mu modoka. Ikibazo mbaze nyine. Yego. Ntabwo muzansengere nitwara intwari pe. Nta kibazo, urakoze cyane. Okay, reka twumve undi umwe kugira ngo tujye no mu bitekerezo. Allo. Hello. Bravo. Muraho neza? Yego. Turavugana na mbere yagana he? Hello. Ni mu karere ka Gatsibo. Profete turamukunda cyane. Ari kukumva. Gatsibo naho muramuzi Profete Claude Ndahimana? Sinzi nawe agenda, ariko reka dufate uyu nguyu nanone. Ndumva niba ari ikirere simbizi, ariko reka dufate umuntu umwe kuri telefone, ubundi duhita tujya mu butumwa bugufi dusome nka butatu, abandi baraza kuvugisha inbox. Allo. Hello. Allo. Oui. Wiriwe neza. Yego. None ngoja ngo muzateranira hehe kuri kubunani? Reka gusubiza ari kukumva. Ni muri Dove Hotel muri sale nini. Muri Dove Hotel muri sale nini. I Kigali? Yego. Tuzahagera. Yego, ni karibu mama. Hanyuma urakoze. Nari ndi kwibaza, reka duhereze amahirwe n'uyu nguyu nari namufatiyemo. Allo. Allo. Oui. Tasi. Karame. Nakwemera cyane. Murakoze cyane. Ukurikiye Prophet Claude? Yego. Uri umunyeshuri? Yego. Abanyeshuri mwese muratumiwe kuri 31 kuri Dove Hotel. Yego. Sawa. Allo. Hello.
telefone zo ntabwo twabivamo ahubwo reka nsome ibitekerezo nsome ubutumwa bw'ingenzi nka butatu hanyuma uhita utwinjiza muri rya jambo ubwo turaba turi no kugenda tugana ku musozo kugira ngo izindi nawe tukurekure ujye gukomeza izindi gahunda n'imyiteguro. Uyu nguyu yagize ati mwiriwe neza ati mumbarize Prophet Claude niba hari uburyo twazabikurikirana online murakoze. Ngo wasubiza ngo tugakomeza. Uwo musore ari mu gihugu cya kure byanze bikunze nari mu Rwanda kuko na nimero akoresheje ni kuri online bizakundira abantu bari hanze bari mu Rwanda bagomba kuza live. Okay. Ariko nta hantu kure habaho muri iki gihugu byanze bikunze cyane ko numvishe ko n'amasaha hari umuntu ufite ikibazo none avuga ati si ubwo ngubwo nje nararahe ubundi si muzacesha se no gukesha pe eza mu gitondo dushima Imana byakoze mu miryango yacu ibintu Imana yakoze mu gihugu cyacu uyu mwaka tubonye Imana tugashima Imana nyine mu buryo butandukanye. Yego. Ibitekerezo ni byinshi ariko reka nsome n'uyu nguyu wenda uyu nguyu yagize ati mwiriwe neza ati mumbarize ngo niba hari uburyo bundi twakoresha nawe ni ikibazo nka cya kindi. Uyu nguyu yagize ati mwiriwe neza ati nitwa Patrick ati mumbarize Prophete niba hari uburyo umuntu yamuvugishamo bwihariye nimero si wayitanze se. Uyu nguyu yagize ati nitwa Gentil emereye mu karere ka Kamonyi ati nanjye ndumva nzaba mpabaye ati ahubwo mutubwire bizatangira ryari birangire ryari. No kugeza mu gitondo dutangira saa 2 tweza mu gitondo dushima Imana dusengera ibyifuzo twumva Imana tuvugaho mu mbaraga z'umwuka wera hasengerwa abarwayi mbega abantu baza mu biterane byacu murabizi n'ubuzima bw'Imana abari ubuzima bw'umwuka wera butembera uzaze witeguye guhura n'Imana witeguye kwinjira mu wundi mwaka ubohotse wishimye kuko bizaba bidasanzwe cyane. So ngiye kintu maje kubona muri aka kanya gatoya dukoze iki kiganiro uri umuntu w'abantu n'abantu bake nakira nkabona message zibyigana ku buryo mbura n'umwanya wo gusoma nimwe izindi ziri kwisukiranya ariko byanze bikunze wenda banza twibutse ya nimero umuntu ari buze guhamagaraho nabwo wasoje ikiganiro ubundi akubaza andi makuru hanyuma twinjize muri ka kanya. Yego nimero ni 0782 30 53 88 0788 30 53 Yego ni nimero yoroshye cyane nanjye ubona nayifashe no mu mutwe ni 0788 30 ni nimero yoroshye cyane. Twinjize muri ka kanya keza turi tuganishe ku musozo byanze kunze hari nk'ubutumwa uba waje uvuga uti ntabwo nk'abantu bakunda Imana nagenda nkababwiye iki kintu hari ikintu kiba kikuri ku mutima kitubwira ubundi ikintu nabwira abantu ni umuco no kugira umuco cyangwa se ingeso nziza yo gushima Imana. Urabona iyo ukoreye umuntu ikintu cyiza akagushima yego nubwo yaba ari navuga ngo umurusha ubushobozi yagushimye wumva ari igihembo aguhaye wumva wishimye. Rero mu gihe nk'iki turi gusoza umwaka ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko ari byiza cyane ko dusoza umwaka dushima Uwiteka. Hari impamvu nyinshi dufite zo gushima. Urabizi Bibiliya iratubwira ngo dushime Imana mu bihe byose. Gushima Imana rero ni ikintu gikomeye cyane cy'agaciro bene data munkurikiye. Reka mbanze mvuge gato ku mutima udashima. Umutima udashima iyo umuntu abonye akazi aravuga ngo nzashima mbonye promotion. Iyo abonye promotion akavuga ngo nzashima ningatindaho. Iyo adashima nanone ari umuseribateri avuga ngo akabona fiance ntabwo ashima avuga ngo nzashima ngo ageze mu rugo cyangwa se agejeje mu rugo.
iyo abonye urugo akavuga ngo ndashima se nzashima nabyaye. So rero kudashima ni ikintu kibi cyane. Umwanzi aba akuriganyije imbaraga ikomeye cyane. Kambabwire imbaraga enye cyangwa se umusaruro navuga ngo ni umusaruro mu buryo bune uva mu gushima Imana. Iyo dushimye Imana, Bibiliya iravuga mu byahishuwe Yohana ibice 12 umurongo wa 11, ijambo riravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Cyangwa se isomye kuri iryo jambo mu byahishuwe 12:11 haravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Iyo ushimye Imana uri mu nzira yo gutsinda umwanzi, kuko amashimwe yawe avamo imbaraga burya zitsinda umwanzi. Kuko iyo uvuga ibyo Imana yagukoreye hari ibintu bibaho. Icyambere kibaho ni nk'inkota uba ufite urimo ujomba umwanzi Satani. Ko ibyishimo bya Satani ni ukukubwira ibyo utarageraho. Satani nakubwira ibyo utarageraho, jya umubwira ibyo wagezeho atagizemo uruhare. Satani nakubwira ibyagutsinze ejo hashize kugira ngo biguce intege uyu munsi, jya umubwira ko hari n'ibindi waguyemo ariko Imana yarakubabariye. Bwate hari ibindi utazi ariko byose Uwiteka yarambabariye. Kugira umutima ushima rero ni ikintu kijomba Satani. Kijomba Satani ni inkota yamujya birimo uvuga amashimwe, uvuga imirimo ibitangaza by'Uwiteka, burimo ujomba Satani ikintu. Kuko gushima nibyo byatumye Dawidi atsinda Goliyati. Burya Goliyati cya gihanda cyateye ubwoba abantu, Dawidi yaravuze ngo hari yabanye nanjye mu ishyamba, ndi kumwe n'idubu, ndi kumwe n'intare. Uwo munsi nta mubyeyi twari kumwe, nta mukuru wanjye wari uhari, yewe nubwo bahaba ntibari kunkiza iriya ntare. Iyo Mana yabanye nanjye icyo gihe irankorera ibindi. Iyo ushimye Imana ni ibintu byiza cyane kuko birema ibyiringiro mu buzima bwawe. Ibyiringiro nubwo tubivuga twihuta si ikintu cyoroshye. Ibyiringiro si igihe udafite ibiguca intege, ni igihe uhabwa imbaraga zo kugenda hejuru y'ibiguca intege. Ikintu cyitwa ibyiringiro ni cyo abajene bashaka. Hari abajene baba basinze bavuga ngo bashaka kurara ngo bari bafitemo kadoza. Hari abantu bari mu bintu byinshi bitandukanye bakeneye ibyiringiro, ariko amashimwe yawe arema nanone ibyiringiro mu buzima bwawe, mu mutima wawe. Burya abantu biyahura babuze iki? Babuze ibyiringiro. Abantu hari n'igihe umuntu atiyahura ariko akigirira nabi, akavuga ngo sinzongera koga, sinzongera kujya mu kazi, sinzongera, akigira nabi kubera yuko yabuze iki? Ibyiringiro. Ibyiringiro rero bizanwa n'umutima ufite amashimwe. Ndasengera umuntu wese ngo Imana imuhe umutima wuzuye iki? Amashimwe. Ikindi nanone cya kabiri nabwira abantu badukurikiye, gushima bikora mu muntu. Mu by'ukuri gushima Imana, iyo turimo dushima Imana, amatwi yawe barabyumva. Iyo amatwi abyumvise ahereza ubwonko bwawe, iyo ahereje ubwonko bwawe, ubwonko nabwo bugahereza umwuka wawe. Nibwo uzabona umuntu arimo asenga ukabona arimo ararira, nta muntu wamukubise pe. Ukabona umuntu arimo arasenga akavuga Mana nanjye umunyabyaha, nanjye wakoze ibi. Iyo wibutse ibyo Imana yagukoreye urushaho kubona ubwiza bw'Imana, ukarushaho kubona ukuntu Imana ari nziza, ukuntu Imana ari umubyeyi, ukuntu Imana ari urukundo. Rero iyo urimo ushima Imana, ubwonko bukabyumva, nibwo uzasanga Dawidi we byaramurenze ngo arabyina. Arabyina. Umudamu we ati ni gute umwami abyina gutyo? Aravuga ati ndabyinira Imana yavanye so ku ngoma ikanyimika. Iyo niyo Mana mbyinira, niyo Mana mpimbaza. Haleluya. Hari igihe usanga abantu bariho babyina mu rusengero ukabona byabarenze, umuntu yabarebera hirya akagira ngo ni abasazi, ariko ni umutima wuzuye amashimwe
yibutsa aho Imana yamukuye, yibutsa ijoro yari agiye gupfa ari mu bitaro Imana ikabana nawe, yibutsa ahantu yari ari mu ishyamba Imana ikamurinda, yibutsa impanuka ikomeye. Hari igihe umuntu arokoka urupfu mu masegonda make, burya umuntu aba apfuye ababayeho, akibuka uburyo Imana yamutabaye icyo gihe, bikamureba ukabona umuntu arimo arabyina, cyangwa se ukabona arimo arasenga akazamura ijwi cyane ati Imana warakoze, uri Imana ihambaye. Gushima rero biguha imbaraga mu Mana, bituma ugira imbaraga mu Mana, ukaba umuntu ufite imbaraga mu buryo bw'umwuka. Ibi tuvuga ngo amavuta y'umwuka wera, amavuta isigwa riva mu mutima ushima. Iyo udashima ntabwo ushobora kugira isigwa ry'umwuka wera, ntushobora kugira imbaraga mu mwuka wawe, kuko iyo udashima bivuga ngo hari ikirere kiba kigutwikiriye kindi cy'umwanzi, kihora kikubwira ibibazo wahuye nabyo. Biravuga ngo ibya kera mwe kubyitaho, ngo dore ngiye kurema ikintu gishya, ngo mbese ntimuzakibona. Iyo ufite rero umutima ushima, uhora ureba ibyo Imana igiye gukora bidasanzwe. Ikindi rero nanone gushima bikora mu buzima bw'umuntu, gushima bifungura imiryango mu buryo bubiri. Bifungura imiryango mu buryo n'umuntu usanzwe iyo umushimiye aravuga ngo wa muntu ibintu namukoreye arimo arabisiporuta. Nimba ari ikintu kibi, ni ugukorera umuntu ikintu cyiza ukabona nta mutima wo gushima na muke afite. Nimba ari ikintu cyiza, ni ugukorera umuntu ikintu ukabona arimo aragushima ati wakoze, ungiriye neza. Rero iyo ushimye umuntu aravuga ngo n'ejo nzakugirira neza, uriya muntu arasiporo twe namukoreye. N'Imana iyo uyishimiye bifungura imiryango. Ibyakozwe n'intumwa 16:25. Hari abantu bashimye mu gihe twebwe twavuga ngo iki gihe si cyo gushima. Aba batipe barafunze, bari muri gereza, babafungiye muri gereza yo muri gereza, babashyira mu kindi cyumba cyo muri iyo gereza, bashyira iminyururu ku maboko yabo. Mu gitondo mu gicuku bafatwa n'umwuka w'amashimwe. Baravuga ngo wakaimba wakaomba, barasenga baririmba, wakaimba wakaomba. Ubwo baririmbaga Paulo na Sila basenga baririmba basenga, ikintu cyabaye murakizi. Hari ibintu bitatu byabaye bikomeye. Iyo umuntu afite umutima ushima, babwiye imiryango ya gereza imbaraga z'Imana yabo, babwira imigozi iri ku maboko yabo imbaraga z'Imana yabo. Ndiyo mpamvu uvuga ngo uyu mwaka muzaze dushima Imana. Ni ukuri ushima Imana, ubwira indwara kuriho ibwira imbaraga z'Imana yawe, ubwira ibikugoye imbaraga z'Imana yawe. Noneho mu gihe bashimye Imana, ibintu byabaye. Icya mbere ni uko Imana ubwayo yamanutse. Burya Imana ntimanurwa n'amatiku. Ariko Mana ngo ngiye gupfa iki, ngo dore nsiganye na mpenganye, ngo abandi bana, ngo ariko se ngo ko twasenganye, ngo ngiye. Ibyo ntabwo bikanga Imana. Imana ihagurutswa n'umuntu uvuga icyubahiro cyayo, umuntu uvuga amashimwe y'ibyo yamukoreye. Yesu yakijije ababembe 10, hagaruka umwe gushima, aravuga ngo abandi 9 bagiye he? Uyu mutima ushima ni umutima ufitwe n'abantu bake. Niyo bagiye gusenga usanga afite agenda yuzuye ibibazo n'ibyifuzo, ariko ahantu wanditse ibibazo n'ibyifuzo jya wandika ku yindi page, uyigire wandikeho iby'Imana yagukoreye, bizaguha imbaraga zo kujya ngo n'ibindi bibi. Bariho basenga rero bashima, Imana iramanuka. Biravuga ngo Uwiteka yicara hagati y'amashimwe y'abana ba Israeli. Iyo turimo dushima Imana bituma Imana imanuka. Kandi iyo Imana imanutse ntabwo imanukira wowe gusa. Burya iyo udafite umutima ushima, ubuteza igihugu ibibazo, ubuteza igihugu ibigeragezo. Ariko iyo ushima Imana, Imana iramanuka n'abaturanyi bawe bakabona umugisha. Abaturanyi, abamuvukano bateza ibibazo, buri guteza ibibazo ahantu ukora mu kazi. Iyo ushima Imana, urimo ushima Imana, Imana ngo yicara hagati y'amashimwe. Iyo muzengurutse mushima, Imana ihitiza ako kanya cyane. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo mwinjiye mu marembo y'Uwiteka mushima. Noneho ngiye gusoza, icyabaye n'iki? Nuko Imana yamanutse ubwayo.
niba ukeneye ko Imana imanuka ikagaragara mu buzima bwawe uyu mwaka utangira ushima. Icya kabiri cyabaye ngo nuko n'abandi bantu bumvise amashimwe yabo ngo iminyururu ya bose iradohoka. Hari igikorwa cyabaye nyuma yo kumva amajwi y'abantu bashima, ngo imigozi yari bifite yahise icikagurika iradohoka. Ikindi kintu cyabaye kubw'amashimwe y'abano bantu ngo nuko iminyururu yacitse, imigozi imiryango irafunguka. Hari imiryango yo mu buryo bw'umwuka, igihe usanga abarozi barakuzingiye ahantu, warahuye n'ibigeragezo bikomeye bimwe twavuga by'inyatsi n'ibindi, ariko iyo ushimye Imana hari imigozi icika. Muri ibyo yaravuze ngo there is a power in the name of Jesus to break every chain. Hari imbaraga mu izina rya Yesu zica buri mugozi. Iyo dushimye Imana imigozi iracika, imigozi ituma udatera imbere, imigozi ituma uguma mu bintu bimwe igiye gucika kubw'umutima wawe w'amashimwe. Ntuzabure Imana iguhe umugisha. Amen. Ndishimye cyane kubera utubwiye gushima, byanze bikunze abantu babyumve, kuko muri Bibiliya hari imirongo myinshi ivuga ku gushima. Wenda kubera ko dusigaje minota mikeya, reka nyure muri imwe mu mirongo nabonye ivuga ku buryo tugomba gushima Imana. Muri Zaburi haranditse ngo nimwinjire mu marembo yayo mushima, no mu rugo rwayo muhimbaza. Mushime muhimbaze izina rye. Hakaza mu Batesalonike naho havuga ngo mujye mushima muri byose, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Hakaza no muri Zaburi havuga ngo shimira Uwiteka kuko ari mwiza, kuko ineza yihoraho iteka byose. Hakaza no mu Befeso bavuga ngo mujye mushimira Imana Data wa twese muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hakaza no mu Bakolosayi bavuga ngo kandi icyo mukora cyose, yaba ijambo cyangwa igikorwa, mujye mukorera byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushimira Imana Data wa twese ibinyujije kuri we. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze hari impamvu zirenga, ubwo iyo ni imirongo mike yansomye, ariko mu by'ukuri tutarinze no kujya muri Bibiliya, hari impamvu buri muntu wese afite ishobora gutuma afata inzira ku itariki 31 akavuga ati ngiye muri Dove Hotel, ngiye gushima Imana ibyo yankoreye kuva umwaka utangiye kugera urangiye. Hanyuma Prophet, unyemerere nkubaze iki kibazo. Iyo turi gusenga tunyuzamo gusaba, turashima, ariko abantu benshi ntabwo tuzi uburyo bwo gukurikiranya imisengere yacu. Ese ni gute twasenga mu buryo bwiza? Ese habanza gushima? Ese habanza gusaba? Kubera ko hari igihe umuntu aba yicaye akavuga reka nsenge, agahita avuga ati Mana yanjye umfashe umpe imodoka. Urumva ntabanje no kwishimira igare yamuhaye, ariko ni amahirwe kuko turi kumwe na Prophet, na dusobanurire mu masegonda makeya, ese tujye dusenga tubikurikiranya gute? Tujye dusenga dute mu by'ukuri kugira ngo isengesho ryacu ribe rifite. Ku bantu bakamye inka ibyo bita kuretesha inka, kurangiza gutyo kugira ngo inka iguhe umukamo mwiza. Yego. Ngira ngo no mu Mana hari igihe biba ngombwa ko bimera nka gutyo, kubera yuko burya isengesho burya rigira strategy. Burya hari ibintu twita amasengesho ahubwo bituzanira ikirere kibi cy'abadayimoni, bigatuma utabasha gusenga. Iyo utangiye kuvuga ngo Mana njyewe narahengamye, ngo Mana yewe ibyo ntabwo bikuremera. Ariko iyo iryo jambo wasomye bwa mbere vuga ngo mwinjire mu bikari by'Uwiteka mushima, ni ijambo rikomeye cyane. Mbere yo kujya imbere y'Imana, banza wishime, kuko uko ushima Imana ugenda ubona ubwiza bwayo, kandi uko ubona ubwiza bw'Imana ni kubona ububi bwawe, bigatuma umuntu akihana. Burya umuntu uvuga ngo ni umukiranutsi aba ataregera Imana, kuko iyo wegereye Imana ubona kwera kwayo, ukabona ko we ntaho uragera, ukabona nta hantu bihuriye. So rero ni byiza kubanza gushima Imana, kuko uko ushima bigenda bikwereka Imana, binakwibutsa Imana mu bwonko bwawe, mu mwuka wawe, bigatuma rero n'ibindi ugiye gusengera biza gucamo.
ibyo ni ibanga mbahaye. Urakoze cyane, ni ikintu cyiza buriya kwa mugani nabikuye ku kuba wenda ugiye nko gusaba umubyeyi ikintu, ubwo ndi kuvuga nko ku bana baba basaba ababyeyi babo, ugasanga agiye nko kumusaba ikayi, ahise agenda ariko papa ngo uzi ko ngo ngewe ngo nta kayi mfite, ngo ngewe ngo nago mu by'ukuri uramutse ugiye ukabwira umubyeyi wawe uti rero papa warakoze wanguriye ikayi ariko yaruzuye cyangwa se barayibye, wambabari ukangurira indi kayi. Ari n'icyana gifite ibigambo byiza kambwira ati kandi akayi ndaryikeneye, ati kugira umubyeyi nkawe wita ku mwana we, ati ndashima Imana ko yampaye umubyeyi nkawe. Tako papa atayakayi burya bindi yashize niyo atafite ajya kuyagura, arayaguza akakugurira ikayi. Ubwo rero numva ko tubihuza n'uburyo Imana idushakamo kubanza kwishimira ibyo yagukoreye, hanyuma ukayisaba byanze kunze n'Imana ntacyo yatwima. Hanyuma Prophet ngushimira cyane, twaganiriye ariko uzongera udushakira umwanya n'ubundi uze ni byinshi. Hari nk'abantu bagiye bambaza ibibazo nkumva nahita mbikubaza, ariko reka nkubaze nk'iki kibazo wenda turi kugana ku musozo kugira ngo nagitinzeho cyane kubera ko nanjye nari ndimo ndakibaza. Amasegonda makeya ngaherera Gatsibo yari kubaza ngo mbariza Prophet, ese buriya Satani niwe ugena ibibi hanyuma Imana ikagena ibyiza cyangwa byose bigenwa n'Imana? Satani niwe ugena ibibi, Imana ikagena ibyiza cyangwa byose bigenwa n'Imana. Umwanditsi mu gitabo cyo hano yaravuze ngo kuko ibyiza byose bituruka ku Uwiteka. Buri kintu cyo Imana igena ibyiza, Satani akagena ibibi. Rakoze cyane, ni byinshi twavugaho ariko ntekereza ko babonye nimero yawe. Gusa nanone umugambi w'Imana hari akantu njya mbwira abantu ngo tuntu tubiri, ngo umugambi yambwiye abantu ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Indege zayoba, imodoka zayoba, telefone yawe ugasanga uhamagara atari we, ariko umugambi w'Imana ntabwo uzagira gute, uzayoba. Biragaragaza za mbaraga z'Imana zitsinda imigambi mibi ya Satani. Ikindi nanone njya mbwira abantu ngo umugambi w'Imana umugambi w'Imana utuma isafuriya irara mu nzu, imodoka ikarara hanze. Imodoka ya miliyoni 10 na zingahe n'iza 30 ikarara hanze. Bivuga ngo Imana igufiteho umugambi mwiza aho waba uri hose, n'ibibazo waba uri gucamo byose Imana igufiteho umugambi mwiza. Ibanga ni ukwegera Imana, kandi nkababwira ngo umugambi w'Imana umeze nk'inzira gari ya moshi ndimo soza. Iyo irimo igenda tukitambika mu nzira ntabwo ihagarara, irabukubita igakomeza. Ibanga no kwihisha mu Mana no mu mbaraga z'Imana. Ibyo bibi byose Satani agupangira uzabikubita ukomeze. Yego. Urakoze cyane. So ni byinshi abantu bakubaza, naho ubonye ubutumwa bwinshi ariko baze kunyihanganira ntabwo ndi bubashe kubusoma, wenda ndaza kubukohereza cyangwa se baze kubuforwardinga kuri nimero yawe. Abantu batafite nimero yawe cyangwa se banifuza kukubaza amakuru yo ku itariki 31 baraza guhamagara kuri 0782 305 382. Wayisubiramo kubera ko ari yawe atagira uhamagara azi ko ari yanjye. 078 8 3 0 5 3 8 8. Yego, Imana ibaho umugisha. Rakoze cyane. Nta nubwo tugusezerera kandi hano ari mu rugo, ahubwo ubwo tubonana ubutaha. Wakoze cyane. Ngira ngo byanze bikunze mu bantu bazaba bahari ku itariki 31, nubwo nzaba mfite ikiganiro hano ariko nzasoza delegite mpitampagera. Abantu b'inshuti zawe bazaze bakubone hari. Yego, ubwo umuntu n'abandi bajyaga bambwira bati se muri izi mpera z'umwaka turakubona gute ku itariki 31 guhera ku isaha y'isangahera? Mwebwe muzatangira saa 2 ariko byibuze ngewe saa 5 nzaba mpageze. Yego, murakoze cyane. Yego, hanyuma ubwo ngubwo ibindi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, kandi ntimugakure rwose kuri Izuba TV muri kino kiganiro.
hari abantu batibuka izina bibutse. Ni iStars show buriya biba binanditseho umuntu wese yashaka kubimenya cyangwa atabimenya yasomye ahita abimenya. Yes, iStars show, Imana ibaho umugisha, mwakoze cyane kuduha amahirwe yo kuganira n'abakristo cyangwa se n'abafana. Imana ibaho umugisha. Yego, urakoze cyane. Hanyuma ikiganiro cyo ni iStars show, ukomeje kurikira hano ku Izuba Radiant TV, ukomeze utwandikira ubutumwa kuri 0780449754. Ikindi mukanya ndaza nguhereza twa turimbo wagiye unsabaza, ndirimbo ziba zigezweho. Dufite amakuru menshi abayiri wavugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndacyari pasi kubanga bw'ibyuma, ndi kumwe na Hope, reka tuzamuke n'indirimbo, byo ndagaruka mu kanya gato cyane.